Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Nashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Data wa twese nahabwa icyubahiro. Rero uyu munsi ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana yashyize ku mutima. Bazani ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka turero tusome mu gitabo cy'Abaroma. Turasoma ibice byaho 10. Turahera ku murongo waho wa mbere twumva iki Imana idushakaho muri iyi minsi. Muri iyi minsi Imana ikidushakaho. Kuko buri munsi hari iki Imana ibigushakaho. Buri munsi uko Imana yaremye iminsi bifite ikigushakaho. Rero reka dusabe umukozi w'Imana Mugisha Manase dusihere ku murongo waho wa mbere. Karibu. Umutwe w'ijambo aravuga ati Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Kwivutsa, ndashaka kugira ngo tuvuge kwivutsa ni ukwitesha, kwibuza se, kwibuza. Twagiye tubona abantu benshi hanyuma bakabangurira yivukije amahirwe, yari yabonye akazi ariko yivutsa ayo mahirwe, yari yaragira amahirwe yo kwiga ariko arabyivutsa. Ni ibintu byiza wiyambura, ni ibihe byiza wikuramo, ni ibihe byiza byakugiriye umumaro uvamo, ariko ari wowe biguturutseho, atari shitani, atari ishuri ry'Imana, atari umurozi wakuroze, ahubwo ari wowe wenyine warangaye wabuze ubwenge. Kuko biravuga ngo nimubura ubwenge nzabareka. Bibiliya rero yatubwira ngo Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Amahirwe y'Imana barayivutsa, barayitesha. Na n'uyu munsi dufite abantu bikura mu gakiza kubwo uko Imana imaze kumugirira neza. Imana ikaba imuhaye akazi keza, imuhaye umugisha, imuhaye urugo, imuhaye urubyaro, akatangira akabura mu nzu y'Imana, akazana impamvu. Kandi nta mpamvu ihari yuko yatuma uva mu murimo w'Imana, nta mpamvu ihari yatuma uva mu rusengero, nta mpamvu ihari yatuma uva muri bene so musangiye agakiza. Rero nicyo gihe tuvuga yuko wivukije amahirwe y'agakiza. Ibintu byiza byose byakugira umumaro iyo ubyikuyemo ugahura n'ibintu bibi, ari wowe ubyikuyemo ubwawe uba wivukije. Aba Bayuda rero bari bivukije amahirwe, bivutsa gukiranuka kw'Imana. Imana irakiranuka, Imana irera, Imana ni seriye. Ibaze rero ukikura mu kwera kw'Imana, ukikura mu mahirwe y'Imana. Imana itubabarire kandi Imana itugire neza. Uyu mwaka tutangiye ntituzivutse amahirwe y'Imana, ntituzivutse gukiranuka kw'Imana, ntituzivutse umugisha Imana yadushyizemo, ntituzikure mu rwuri rw'Imana, ntituzikure mu gakiza. Uyu mwaka Imana izagufashe ntuzikure mu bwiza bw'Imana. Nje kukubwira ngo naho intambara zaba zihari ariko ntuzikuremo. Umurongo wa mbere uravuga ati Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana. Ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana. Ritava mu bwenge. Imana itugirire neza. Ari ishyaka. Umuntu ugasanga afite ishyaka ariko nta bwenge bw'Imana. Icyo gihe rero wakijijwe, wakiriye agakiza, wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, utangiye ujya mu nzu y'Imana, ugiye muri korari, utangiye gufata Bibiliya ugiye ubwiriza abantu uti Yesu yagiriye neza yampaye agakiza, utangiye gufasha abapfakazi n'imfubyi, utangiye gushyigikira umurimo w'Imana, ariko ukagenda ubyirata, ukagenda ubivuga. Iryo shyaka ntihagire umuntu ugukomakoma ati nyamuneka ibyo urimo ni ibiki, kuko wazamuye inyubako ibunaka,
kuko washyigikiye umurimo w'Imana ntagire umuntu uguhugura. Riba ari ishyaka ariko ritava mu bwenge. Riba ari ishyaka ariko ridaturuka ku Mana. Hari igihe abantu birundarundira ibintu bakabiha isura y'agakiza ariko mu by'ukuri atari ibintu byarundarunzwe n'Imana. Hari indirimbo bajyaga baririmba ngo utegereza neza ngo uburyo uhetse agakiza, ngo utabuhetse ingobyi, ngo kandi umwana yaraheze kera. Biradusaba muri uru rugendo kwitonda tukareba. Biradusaba kumenya neza niba turi mu ruhande rw'Imana. Biradusaba kureba neza niba tukiri kumwe nayo. Njya ntangara, hari imyaka Sawuli yamaze ayobora kandi atakiri umwami, ariko yakomeza akora umurimo, ariko Imana itakimubara nk'umwami w'Abisirayeli. Hari uburyo umukristo ahagarara mu rusengero agakomeza atanga inyubako, akora imirimo myiza, nyamara atakiri mu murongo mwiza. Hakagira ibikorwa akora, hakagira ibintu afashamo abantu, ariko mu by'ukuri urundi ruhande adakora neza, afite ishyaka ariko ritarimo ubwenge bw'Imana, ritarimo gutinya Imana, ritarimo kubaha Imana. Kuba wasura umurwayi kwa muganga ntibivuze ko agakiza kuzuye. Kuba wafasha abakene ntibivuze ko agakiza kuzuye. Kuba watanga ituro ugatanga icyacumi ntibivuze ko wakijijwe. Biragusaba ko wumva yuko ugira ishyaka ryiza ariko ririmo ubwenge bw'Imana. Aba Bayuda rero ngo barivukije bikuye mu mahirwe y'Imana. Burya dukijwe tukajya mu rusengero tugakora umurimo w'Imana, maso yacu agakubita hirya no hino ibidatunganye tukabitunganya, tuba turi mu mugisha w'Imana. Iyo tubyikuyemo tukareka imirimo myiza twakoraga, tuba twarateshutse. Imirimo ntikuraho icyaha, icyaha gikurwaho no kwihana. Imirimo ntabwo izagukuraho icyaha. Kuba wakoze umurimo mwiza ntabwo bikuraho cya cyaha cy'uko wasambanye. Kuba wakoze umurimo mwiza ntabwo kuba wasuye abarwayi kwa muganga ntabwo bigukuraho icyaha cy'uko wabeshyeye mwene so, cy'uko wagize ishyari. Imirimo ntabwo ikuraho ibyaha. Ibyaha bikurwa no kwihana, ibyaha bikurwa no kwirinda, ukakirinda. Icyaha kiririndwa abantu b'Imana. Nk'uko udashobora gutinyuka kurara mu nzu idakinze, niko n'umuntu yirinda icyaha. Iyo utakirinze ukigwamo, wakigwamo ukaba wivukije amahirwe yo kubana n'Imana. Ururimi rwawe urarurinda. Biravuga ngo rwo tujya kuvuga ngo tujye tuzunguza ururimi inshuro 7. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ni ukurinda amagambo ugiye kuvuga atagira uwagusha, atagira uwasitaza, hataboneka nk'ubwibone, hataboneka nk'ubwishongozi. Rero ntabwo bari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko. Ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Imana iduha ubwenge. Njya nibuka umunsi umwe Imana Salomo ngo agiye gusaba Imana ubwenge, havuga pe aterekanye gusaba Imana ngo amara iminsi 1000 ari imbere y'Imana atanga amaturo. Buri munsi yatangaga ituro imbere y'Imana, akagira ijambo abwira Imana. Wowe ushobora kuba utuye mu kwa mbere waratanze ituro, hanyuma ngo birahagije, ubwo nzasubira mu kundi kwa mbere. Birahagije. Naba mbarengeshejwe. Bandese ko ari Imana ukorera. Iyo ushaka kwigukorera ibidasanzwe nawe ukora ibidasanzwe. Kimana ni magirirane. Kimana ni magirirane. Nushaka kugira umuntu udasanzwe nawe ukora ibintu bidasanzwe. Uriya Aburahamu ni sogokuruza w'abizera, yakoze ibintu bidasanzwe. Uzasome amateka ye, yakoze ibintu bidasanzwe. Nushaka kuba umuntu udasanzwe ukora ibintu bidasanzwe. Ukora neza buri munsi, ufasha abantu buri munsi, ushyigikira umurimo w'Imana buri munsi, usura abarwayi buri munsi, ugaburira abashonje buri munsi, wambika abakene buri munsi. Ukora ibintu bidasanzwe iyo ushaka kuba umuntu udasanzwe. Wihana buri munsi, Imana imbabarire, uhora wiyeza, bakavuga ngo nawe urakabya,
urashaka kuzajya mu ijuru n'amaguru ukavuga ngo ntacyo genda bikora nibyo bimpa amahoro. Ese ibyo ngibyo uri pasiteri wigize umupasiteri ntacyo ndumva ariko bubaha Imana ukora ibintu bidasanzwe. Aburahamu yakoze ibintu bidasanzwe ku buryo mu bice 22 umurongo waho niba ari 22 nabwo hariya ngo Aburahamu ngo Imana yamubwira ngo Aburahamu ngo ubwo ubigenje utyo hari ikintu ushobora gukora kidasanzwe bigatuma ijuru rinyeganyega, bigatuma Imana yirahirira ikavuga iti n'ukuri n'ubuvivi bwawe nzabuherekeza neza. Ari ikintu ushobora gukora imbere y'Imana, Imana ikirahira. Imana itugirire neza. Rero abayuda ngo ntibari bazi gukiranuka kw'Imana bituma bihangira gukiranuka kwabo. Umurongo waho wa 3 hagize ngo iki? Umurongo waho wa 3 kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana, uko ariko ntako bari bazi, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Bagerageje kwihangira imirimo, kwihangira ibikorwa, kwihangira. Ntukihangira mu Mana, ntibihangira, ntibabifabrika, ntibigana ngo runaka namubonye azi kuvuga mu ndimi, runaka namubonye hanura, runaka azi kubwiriza nanjye ndamwigana. Impano zibaho kandi Imana irazitanga, nuzishaka nibubaha Imana izaziguha, nibona zigukwiriye izaziguha, nibona ari iby'ingenzi kuri wowe izabigukoresha, nibona gukoresha iby'ubutwari ukabyemera izabikora. Imana yacu iradutekerereza, itugenera ibidukwiye. Imana itugirire neza. Bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Murongo wa 4 kuko Kristo ari we mategeko asohoreraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Kandi Kristo wenyine niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Imana itugirire neza. Amen. Gukiranuka kwacu tuguheshwa na Kristo kuko niwe uduha imbaraga niwe uziduha. Rero abo bayuda ngo ntibari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko ngo bihangira gukiranuka kwabo. Ntukagira ibintu wihangira, giyoboza umwuka wera, gihamagara Imana ikuyobore. Niko umuririmbyi avuga, tunganira Imana ikuyobore, jyubana n'abayo, ntusibe na rimwe gukorera Imana. Imana itugirire neza. Amen. Ndagira ngo uyu munsi dusenga Imana idukomereze mu bwenge bwayo, Imana iduha ubwenge. Reka dusoreze kuri umurongo wa 11 muri iki gitabo cy'Abaroma ibice 10 umurongo wa 11. Yavuze ati kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Ibyanditse niko bivuga. Umuntu umwizera wese nta soni zizamukora. Umuntu wizera Imana, umuntu uyikorera, umuntu ubana nayo, umuntu yihanze amaso, umuntu yiringira, biravuga ngo ntazakorwa n'isoni. Ureka bya bindi bakubwira warakabije wishinze iby'abarokore, ariko Bibiliya ngo kuko ibyanditswe byera bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Umuntu wizeye Imana, umuntu yiringira, umuntu yihanze amaso, umuntu wikomeje ku Mana nubwo ibibazo bihari. Erega tuyikomeza aho hari ibibazo, hari bitunyeganyeza, noneho Imana tukayifata tukayikomeza. Si ukuvuga yuko ngo kuyikomezaho umwizera twizera dufite ibindi byakabaye biduca intege, tuyikomezaho dufite ibyakatunyeganyeje, tukayifata tukayigira inkingi y'ubuzima bwacu. Rero ndagira ngo uyu munsi uhanga Imana amaso, niko Pawulo avuga, uyizera wese ntabwo azakorwa n'isoni. Niko byanditswe byera bivuga. Imana idufashe kandi tugirire neza, nitwivutse igihe cyiza turimo cyo gusenga Imana,
niwibutsa ako gakiza imana yaguhaye, niwibutsa ayo mahirwe yo kuba mu nzu y'Imana, niwibutsa ayo mahirwe yo kwitwa mu Kristo, niwibutsa ubwo buntu bw'Imana bwagukuye mu byaha bukakubatura, ntiwibutse icyo gihe cyiza urimo. Imana itugirire neza. Urakoze mwami Yesu. Iri ni ijambo ryawe, ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri. Aba bayuda ngo ntibageze bamenya gukiranuka kw'Imana, bihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Yesu bafashe, fasha abantu bawe abadukurikirana bari hirya no hino, baha imbaraga za Mwuka Wera, bahe kuyoborwa nawe, baha ubwenge bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe Mana, komereza abantu mu gakiza kandi bakwikomezeho. Uri urutare, uri inzira, uri ukuri n'ubugingo, nta muntu ukwiringiye uzakorwa n'isoni. Urakoze Mana, waje gushaka abawe, ngo waje mu bawe ariko bawe ntibakumenya, ngo ariko bakumenya wahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Urakoze Mana, wongera agakiza basubiye inyuma babyutse, abashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wakire, wandike mu gitabo cy'ubugingo, imbaraga zawe zigaragare. Mwami Imana, gwiza umubare w'abakizwa, ugabanya umubare w'abarimbuka, tanga amahoro, tanga ubugingo. Yesu Kristo w'i Nazareti, urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Eka tubahe nomero zacu kugira ngo uduhamagareho, hariho uramutse hari ijambo tumvise usobanukiwe, uramutse hari icyo ushaka kumbaza, urahamagara kuri 078 50 98 944, 078 50 98 944 na 072 74 34 931. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Philadelphia, Imana iratsinda.